babana abadayimoni ngo binjiye mu ipantaro ya wa mukobwa ngo bahise bategeka ngo nakuremo ya pantaro abadayimoni ndibare muri ya pantaro gira pantaro yazize ubusa ubwo bariyenda berukanye abadayimoni bavuye mu mutsatsi bavuye mu birenge bari bafite n'ububasha bwo kwirukana abadayimoni bakavuye eka dawo n'umujura wari mariba rwose baza badusenye bakaza bitwa abapasiteri yego bagira mu rugo bareba ukuntu bayeho bakagusahura utwawo wabavuga umuntu yasiga ikimwirukaho ariko ikimwirukamo ndabwo yagisiga uwo ntushaka uzashyireho tobo ni by'agaciro kenshi gakomeye kuduhitamo twenga Gone Ariko TV ariko nanone ntago turi twenyine turi kumwe na Ndi Umukristo ngiye muri kumva kuri microphone nitwa David ndi kumwe na Pastor Labani kuri Ndi Umukristo baramumenyereye cyane Pastor Labani turakwakira Musanze murakoze kunyakira kandi murakoze kumba karibu mwageze Musanze ashyushye cyane nibwo bikubaye ahari mbo hirya no mu iki gihugu harimo ubushyuhe ena ndawabyinubira kiko yenda hani Musanze asa n'ahari akarusho ariko ibyo byose turabyihanganira numva ndacyo bitwaye rwose abenshi bavuga ko Musanze konja ahora yumva gute maya mezi ndabwo Musanze ariyo gukonja rato ndabyera abadukurikiye naho harashyushye ndiho hareba uretse ko nanone ndabwo ari cyane Labani yaturutse ku Gisenyi Labani reka nkubwire wenda reka mvuge kino kintu hari umuntu ushobora kuba akubonye nge nubwo nakuvuza ari ubwa mbere tubye kuri kiganiro kuko abenshi barakoze kuri Gone Ariko TV no kuri Ndi Umukristo abenshi barakumenyereye nge navuze Pastor Labani ariko hari umuntu ushobora kuba yafungaye ubwa mbere cyangwa se karibwo bwa mbere yize kujya kuri YouTube ndagira ngo wenda hari bitakugoye cyane wibwira abo badukurikiye murakoze kudusaba ko tubibwira amazina ni Labani Bizimungu Labani rero arubatse ngiye n'imbeta ku rutoki rwe afite umudamu w'isezerano mfite n'umuryango kandi ndi umushumba mu itorero rya Zion Temple mu karere ka Rubavu rikorera mu murenge wa Rugerero murumva ko rero Labani yaturutse ku Gisenyi nibyo yaturutse mu karere ka Rubavu ariko pasa hari ibintu bimaze iminsi bibigera ibintu bijyanye n'amatora muri iyi minsi bya bicikishije yenda Bibiliya iravuga ngo buri wese icyo yabibye nicyo azasarura kuko burya ndabwo wabiba ibishyimbo ngo usarure ibigori ubwo rero niba ababicikishije bikaba ari bihesha Imana icyubahiro numva ntacyo byaba bitwaye ariko niba ari biragusha abantu yenda bagomba gusubira ku isoko bagakomeza abantu b'Imana kuko Imana iragira ngo dukomere tugire ubumwe nayo muri societe twebwe nk'abantu nyarwanda mu miryango tugire ubumwe ni nacyo Imana dushakaho sinze yenda icyo uvuze kubicikisha icyari cyo gira ngo yenda ngo usubize ngendeye yenda n'icyo washaka kumbaza urumva ubwo twaninje mu ntego nkuru yacu y'ikiganiro tugiye kuganira muri iyi minsi nge natekereje ko twagana ku kintu cy'amatorero ugasanga umuntu hanuye 2, 3, 4 ngagiye gushinga itorero cyangwa icyumba cy'amasengesho yenda simbizi yenda burya buri wese agira uko aba yarahamagawe kimwe nuko burya buri wese agira uko avugana n'Imana sinzi rero niba umuntu yaba umuhanuzi gahanura 2, 3 bwaca mu gitondo ngo yashinje itorero simbizi yenda ntabwo nabivugaho byinshi ashobora kuba yenda yabitumwe n'Imana cyangwa bitumwe nawe ubwe ku giti cye ndabwo nje hano kuri kamera za televiziyo kugira ngo yenda nje imanza kuko umucamanza n'umwe n'Imana kandi burya Imana irebera hose icyarimwe ni nayo igomba kumenya ikamenya ngo uyu naramutumye uyu sinamutumye kandi kuri urya munsi y'urubanza byose bizasobanuka
ndagushimye pastor, njye nabimenyereye abantu namubaza nk'icyo kibazo akahita ambwira ngo ngo nta bwenge bagira, ngo ntaki ngo urumva ngo ujya gushinga itorero bimeze gutya ariko ngushimye ko utagiye mu matiko yawe. Ariko tumenyereye abantu baba basenga abona akabasenga nko muri ADPR cyangwa se mu Anglikane cyangwa se akaba ari umudive yaha basengera. Tumenye abavuga butumwa bamwe baba baturuka nko muri ayo matorero baza bakaza basenya andi madini, byo bivuga iki? Gusa ikintu nabivugaho urandagwa ari umuco mwiza wakuza usenya abandi, ndabwo ari umuco mwiza nguko yenda maze kukubwira, kuko buriya imbano ni nyinshi kandi imyaka maze mu buntu bw'Imana no mu gakiza k'Imana. Wowe munyamakuru David, ndabyo Imana yaza kukuvugisha, nta nubwo Imana yaza kugira icyo gutuma ngibanze nyure kuri Labani. Iziri Imana yo yakugendereye iraza, kuko buriya nimvuga gutyo ndifashisha n'iri jambo ry'Imana ko uyu mugabo witwa Zakayo amaze kumva amakuru ya Yesu kandi amaze kumva ngo Yesu aranyura mu gace k'iwabo, Zakayo yagiye kureba Yesu. Kandi Yesu uyu yari afite ibihumbi byinshi bimukurikiye. Uko Zakayo yaje kureba Yesu, ni nako hari n'abandi bari bafite amatsiko yo kureba Yesu. Yesu ni umugabo ngana gute, Yesu asa gute? Zakayo nawe yagize iyo matsiko. Zakayo ngo abonye ari mugufi kandi abonye abantu bari imbere n'inyuma bakingirije Yesu, we yigira inama yurira igiti. Maze kuwerera igiti, Yesu ngo agere hafi munsi y'icyo giti, yarararamye abwira Zakayo ati Zakayo ururuka. Icyo rembugiye ibi nta kindi, Yesu nuko yamubwiye ngo uyu munsi agakiza katashe wowe mu rugo, uyu munsi ndarari wawe. Mu by'ukuri hari abantu benshi batakiye kiriya gitekerezo cya Yesu. Hari abantu biyumvishaga ko Yesu ko atajya kwa Zakayo. Niyo mpamvu rero yenda icyo nakubwira subiremo ngubwira ni niba Imana iba yabatumye, niba batumwe n'abandi bantu simbizi, gusa cyo kimwe Yesu nuko uwo yatumye aramushoboza. Kandi ndabwo Yesu yavuze ngo abo natumye bazaba basa gutya, bazaba ari barebare cyangwa se bagufi cyangwa barize cyangwa batarize. Yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Imbuto bera nizo zizabamenyesha ko ari abigishwa banje kandi nge wabatumye. Sinzi rero niba umuntu ahaguruka agasebya irindi dini avuga ati nitwe duhanura kurusha abandi bose, nahanure ndawamubuza, ariko n'abadahanura nabo baba baratumwe n'Imana kandi n'Imana irabakunda. Nitwe tuzi kubwiriza kurusha abandi, kuko twese ndabwo twatumwe guhanura, kimwe nuko twese ndabwo twatumwe kuvuga ubutumwa gusa. Ko twambara ibirebire ngo nitwe dukijijwe kurusha abandi. Oya boriya yo Yesu aza kubishaka yari kuvuga ngo abantu natumye nabazajya barambara ibirebire, bakambara imisaraba, bakambara n'amakositime, bakambara amakanzu marembare. Njya mbona ari abayagira, hari abagiriza imyoro n'imikara cyangwa se imituku. Hayenda abo natumye nabambaye ingofero, abo nabo njya mbabona, ariko muri abo bose harimo abo Yesu yatumye. Ubundi reka nta kwibaza ikindi kintu, ibyo bintu ariko bisanzwe bihari cyane. Ubundi ibi byo kwambara amakanzu maremare n'amagufi bitusobanura. Uwambaye ikanzu, twe twamenye ko umuntu wambaye ikanzu ndende nyine wambaye akikwiza cyane aba ari umagakiza. Sobanura niko biriya cyangwa sinzi yanda niba umbaje ko hari amadini mu myemerere yabo bajya bambara amakanzu y'abatambyi. Sinzi yanda niba umbajije muri rusange. Aho buriya muri rusange, buriya agakiza icyo twita ngo agakiza ni ibintu twavuga n'umwaka ugashira, kuko ngo byayobewe n'abanditsi birabayobera, ni ibintu bisaba ubwenge bw'Imana. Kuko iki kintu majiya ni cyiza. Buriya hari abantu bazi ngo umuntu ukejejwe ni uwambaye ibirebire, yenda uwambaye bigufi
bagahita bamusomamo ko ari umupagani, bagahita bemeza ko adakijijwe. Aho rero urugendo rurerure, kuko iyo Yesu aza kubishaka yari gutanga umurongo akavuga ngo abakijijwe muzabamenyera kuko bambaye ibirebire, cyangwa se muzabamenyera kuko bambaye bigufi. Ndetse ko nanone nanjye ndi hano imbere za kamera, ari iki kintu nababwira, buriya kwambara ubusa cyangwa kwambara ibintu birangaza abandi, ndetse ko ndaho byanditse muri Bibiliya, ariko mu muco nyarwanda ntabwo ari umuco mwiza. Buryo umuntu agakwiye kuyubaha, kandi noneho ndarangaze n'ababisikanye nabo mu modoka cyangwa se mu nzira cyangwa mu isoko, burya ukambara rwose ni byiza, ariko ndi wambare biri butuma abandi baca imanza cyangwa barangara. Ariko noneho agakiza ko karihariye, agakiza ko bamubambaye ibirebire, ko bamubambaye bigufi, agakiza buriya ni ikintu cyagutse. wenda ako kare gaciyemo kwa ko twari tubivuze by'abantu bambara kuriya, ariko muri iyi minsi noneho hari ikindi kintu gikaze noneho sinzi pastor, sinzi ko ndumura gikiza ni igiki cyadutse cy'abakozi b'Imana bariko zabaganganira ku mateleviziyo. nyene nibyo ndi kukubwira. Ubundi baje bavuga ngo umuntu yasiga ikimwirukaho, ari iki kimwirukamo ntabwo yagisiga. Burya biraguye kuba uri intama ngo bakwambike agahu k'ihene. Uko byagenda kose intama ifite uko ibayeho, ifite uko igenda, ifite uko yabira, n'ihene nayo ifite uko ibayeho kandi nayo ifite uko yabira. Ubwo rero bitewe nuko abantu batasiga ikibirukamo, niyo mpamvu ajya hara kuri televiziyo agatukana. Akahajya agatukana. Ariko buriya mu muco mwiza, niba koko unafite n'ubwo buntu bw'Imana, ndabwo agakwiriye gutuka. Ase ubundi babiterwa n'iki pastor? Ubundi babiterwa n'iki? Nyina ni ikibarimo, ni ikibirukangamo. Muri ikizi yo kiri muri wowe kirigaragaza, n'ikibi nacyo kiri muri wowe kirigaragaza. Ye narinzi ko abakozi b'Imana bagakwiye gushigikirana. Yes. Urabona uje hano kuri Gonarike, uraje ukabwije nk'ikimana ikubwiye, ukavuga ati ngiye Imana imbwiye kuri uyu muntu, undi akahita azaje kugusinya. Nyine ubona umuco mubi. Kandi koko abakozi b'Imana bagakwiye gushyigikirana, bakuzuzanya, kuko ni nabyo nanavuze mu ijambo ry'Imana mu gihe cyatambutse hano kuri televiziyo. Esi iri kugenda yiyubaka. Pastor, rero muri misa hari ikindi kintu cyadutse rwose, cyo sinzi ko muri buze kugikiza. Ni igiki se ura cyadutse? Bo ikintu cyadutse nakubwira, abakozi b'Imana bari kuza baganganira ku mashusho media. Buriya ndabwo ari umuco mwiza. Ndabwo ari umuco mwiza, nongere mbivuge n'ikindi nyarabivuze kandi nzagomba mbivuga. Umuntu yasiga ikimwirukaho, ariko kimwirukamo ndabwo yagisiga. Buriya nubona umuntu ari hano kuri televiziyo arimo aratukana, nibyo biri mu mutima we, ni nabyo biri kumwirukamo. Ndaho rero yobicikira, ndanaho yobisiga. Ese babiterwa n'iki? Nyine babiterwa n'ibi bari mu nyine. Buriya wowe munyamakuru ufite karagite zawe, ufite uko uremwe, ufite uko ubayeho, cyangwa se niba nabyo tupagane byinshi simbizi, ariko buriya ikibe batera sinzi niba ari ukwakira umwami Yesu nabi, niba ari ubupagani, sinzi uko nabivuga. Ariko buriya kabishwe nubwo uyu muntu ugiye gutuka, nubwo yaba afite impamvu zimutera kuba wamutuka, burya ndabwo agakwiye kuza hano ngo utuke mugenzi wawe. Urabona nje ibintu nayimenyereye ni uko abakozi b'Imana bagomba gushyigikirana. Ariko ikintu kiri kuntungura muri iyi minsi nuko umwe akoze akavuga ati wena nk'Imana ikakunyuzamo ijambo ati bwira kanaka, ukabicisha hano kunuza kuri kamera, undi ugangaza gushyigikirana agira ahubwo akaza asenya ubwo buhanuzi Imana gucishijemo. Kubera iki? Bo ikintu nabivugaho, kuko buriya rimwe na rimwe nacyo kigoye abantu. Njyewe sinzaba wowe, kandi nawe ndabwo uzaba njyewe. Njyewe mfite misiyo Imana yambaye ibyo ngomba gukora.
nawe rero wenda niba ufite misiyo y'ibyo Imana yaguhaye ugomba gukora, ita ku cyo Imana yaguhaye, nanjye nite ku cyo Imana yambaye gukora, kuko kuri urya munsi buri wese azahabwa ingororano z'ibyo yakoze. ubwo rero shobora yenda kuvuga nabi, wowe ukaza yenda ukanyomoza, ariko buriya ubaye uri n'umuntu utinya Imana kandi ushyira no mu gaciro, ndabwo wakaje kuri televiziyo, kuko wakanja twambye tumva mugenzi wanjye ibi bintu wavuze si byiza, yenda byumvikanye nabi mu matwi y'abandi bantu, ariko nawe ndugaruke hano nawe yenda uzutukane uzutongane, mu by'ukuri ari njyewe ari wowe nda muntu uburusi wundi uko mbitekereza. niko bitekereza. Basa njyewe rero nabo bakozi b'Imana bazi bagatukana, akenshi ugiye kubakurikira usanga nta n'amatoro kandi bitwa pastor, ugasanga nta toro afite ashumbye. Bishobora kuba pastor nta toro rufite ushumbye. Baragwiriye barahari. Mwisi barahari. Ni wowe wigeze umbaza ngo umuntu agahanura 2 3 ukwezi kumva ngo yabaye ngo yashinze itorero. Hari igihe ndananirwa kurishinga, ariko yenda akita pasiteri, akitwa pasiteri bigakunda, abantu kwa bamuzi nga pasiteri nga apotere, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nda n'abantu 30 afite, ugasanga nta nahabarizwa, cyangwa se yenda nda nahabarizwa. Kandi burya Bibiliya tubwira ngo utazi kuyobora neza abo mu rugo rwe nda nubwo akwiriye no kuyobora itorero ry'Imana. Wasanga yenda uwo muntu abari potere, abari pasiteri w'urugo rwe, mugore we n'abana ntawamenya, kandi azakavuga ngo ni pasiteri. we ni pasiteri wa madamu we n'imvura ya n'umukurikira n'ubuyeta, wasanga ari pasiteri wabo. Buriya Imana ije kuvugana nawe ndagwe yabanza guca iwanjye. Oya, burya nongere mbivuge kandi mbisubiremo, Imana ishaka kugutabara ikanyura kwa Labani. Hari igihe ngiye Labani nosanga ndaratabarwa ngavuga ngo Mana bari njyuheraho. Imana ije kugira iki ko ari wawe ikabanze gaci wanje, hagera batereka da nanjye bino bintu bigiye kumanda bikeneye. Hagati aho rero uyu muntu ni uzi ngo natumwe n'Imana cyangwa si natumwe nayo. Icya kabiri, Imana niyeze abo yatumye. Amen. Kuko sadeba ko nakubwiye ngo ndabwo Imana yaza kugira ibyo gutuma, yaza kugira ibyo gukorera kugira ngo ice kwa Labani. None reka tugaruke twe tubayoboka abakristo, twe noneho dukora iki? Mwebwe abayoboke gusa ikintu numva mwakora, mbere ya byose ubanze wizere Imana, wizere Yesu kuruta kwizera abantu. Kandi noneho yenda inama nagira abakristo bayenda baba bayobotse, mbere ya byose mubanze murebe n'imbuto z'umuntu. Nanze kubaza ngo tuzarebe ko yatumwe n'Imana, kuko bakomeje kuvuga ngo umukozi w'Imana tuzamumenyera ku mbuto yera. Ibyo nanze kukubaza kuko nyine ntabwo nkigarukaho, ahubwo twebwe abakristo dukora iki? Icyo mukwiye gukora, kuko ntabwo muzaba mudasenga, ariko n'ubundi maze kugisubiramo, mbere ya byose mubanze mwizere Yesu kuruta abantu. Cyakora buri wese nanone yagira aho ayoboka, yagira aho ajya ateranira. N'abapasiteri batagira aho babarizwa nabo tubayoboke. None se niba adafite aho ari, wowe arakujyana hese? None se ubwo turemera ko yatumwe n'Imana, ubwo tera ngo tumukuyemo nyine tayari uwo nguwo ibyo akora nawe uko se niko abanyamakuru bundi waba udafite aho kunduza, waba udafite aho kunduza, turi kugendana nagukurikira njye he kandi nawe urahagamye. Impamvu njye kino kibazo nkikubajije nuko watubwiye ati Imana abo yatumye, kandi nakubwiye ati abakozi b'Imana batafite aho babarizwa. Niyo mpamvu abo yatumye barigaragaza, abo yatumye ibifite ibyo yabatumye, kandi niba ifite ibyo yabatumye, bya bindi yabatumye bari kubikora. Ahubwo reka tureke kuvuga ngo hari abo Imana izibo yatumye, ahubwo natwe tubona abo yatumye, kuko turebye ku mbuto ibimenyetso birigaragaza. N'abitatumye rero nabo ibimenyetso nabo burya birigaragaza. Burya wakishushanya umwaka wa mbere
ukishushanya uwa kabiri ariko mu wa gatatu ibyawe bizanasobanuka. Numva ibi bintu rwose numva iki kiganiro cyaje kirikomeza kuryohera cyane. Aba bantu ndi kuba kuntu mbikubazamo ariko mbaze nanjye ndite aba bantu abakozi Imana duhamagara mu rugo ngo baze badusengere, sibyo? Baze badusengera bakaza bitwa abapasiteri, yego, bagira mu rugo barebe ukuntu bayeho bakagusahura utwawe, wowe wabavuga iki? Nyine nicyo nakubwiye, buriya ubwo ngubwo navuga ko ari ubuhanuzi bw'amarangamutima. Kuza yareba uko uhagaze, yasanga ufite akabati keza, afite indebe zigura 100 yasanga iwawe muri saro hari uko yifashe, agatangira kuguca amaturo, agatangira kuguca ibitambo, abo buriya tayari hagati aho ngaho uwo ntushaka uzashyireho tobo. Basi nose ko tuzi ko Imana ivuga kandi Petero abizi, nanjye ndanabyiza ko Imana ihari kandi kivuga kandi kanasohoza. Umukozi w'Imana aje kugusengera akakubwira ati Imana yarambwiye ati kara kabati niko karimo inyatsi zano mu rugo zose barakaruze, gasoro hanze ukajugunye. Kandi wizeye ko Imana ivuga wakora iki? Imana ishimwe cyane kumbaza kino kibazo. Niba byarakubayeho cyangwa se yanda bizakubaho, umuntu wese uje ari kuvuga gutyo uwo ndabwo ari umukozi w'Imana. Kandi akabati ariko yabonye uretse gato, niba nakari akabati karimo inyatsi koko niba ari mu mwuka w'Imana, nako nakabohore mu izina rya Yesu. Amen. Impamvu ngo waje kino kibazo, hari inkuru mperutse gukurikirana, umukozi w'Imana agiye gusenga mu rugo, ageze abonye intebe aravuga ati izi ntebe rero ntago umuntu mu nzu hakwinjiramo izi ntebe, izi ngizi utazisohoye, izi ngizi abanza uzijugunye kandi ngo zari nziza, nirangiza Imana ikurimo inyatsi mu rugo byose, niba amafaranga yinjiye ariko izi ngizi wazisohoye, kuko byanaje kugaragara ko yazijyanye we. Uko nyene icyo nangiye kubisubiza no futararangiza, twakibaza ngo izi ndebe yazijyanye yiwe mu yazijyanye ngagiye kuzisenga. Aho no kutubesha. Icyo nemeranya n'umwuka w'Imana ndimo, kandi mbizi neza ndashidikanya umwuka w'Imana ndimo, niba koko ziriya ndebe zagira inyatsi cyangwa amafaranga akagira inyatsi, n'ubundi nicyo umwuka wera twamuherewe, ni ukubohora abari imbohe, ni ugufata abari babi tukabagira beza. Niba rero ziriya ndebe zihumanye, icyo shinzwe ni ukubihumanura. Impamvu iki kintu mangize ugategeka ukirukana inyatsi, ariko indebe zo zigasigara ziri indebe, akabati kagasigara kari akabati, imyenda yawe igasigara iri imyenda, wowe ukaba wamuruye izo nyatsi n'uwo mwuka wose w'abadayimoni. Ariko uvuga ngo aya ngo yino radio ngurimo ngo abadayimoni ngo zana ngo nyitware, eka dawo n'umujura wari mariba rwose. nagira ngo abantu badukurikiye, nge akigemba nabibonye bikambabaza, abantu mudukurikiye namwe mujijuke murebe ubuhanuzi buri gusohora. Nanjye ndi umukozi w'Imana, nakibwirira abantu bazadukurikirana ngo mujijuke. Boro umuntu wese atanga ikivuye ku mutima. Buriya kumbaza gutya, hari abanyamasengesho twasenganye mu minsi yashize, n'ubundi tugendeye kuri bya bintu bavuze ngo agakiza, umuntu ufite agakiza twamubwirwa n'iki? Kuko hari abagomba kwibwira ngo agakiza no kwambara ibirebire cyangwa se no kubusengera muri radini cyangwa ririya. Oya, agakiza kaba muri wowe, kandi agakiza gatangwa na Yesu. Ndabwo agakiza gatangwa n'idini runaka. Yesu wenyine niwe utanga agakiza. Yakaguha uryamye, yakaguha mu isoko, yakaguha ugiye guhaha, yakaguha aho waba uri hose. Nzi ko agakiza k'Imana kagusanga, umwuka w'Imana akakugenderera, Yesu akakugenderera. Ibi rero ndabisanisha n'abanyamasengesho twasenganye, barangije baratubwira ngo bagiye gusengera umuntu, bageze mu gipangu bari babatumijeho, bamaze kubatumizaho, uwo muntu basengeraga ngo yari umukobwa. Uwo mukobwa ngo yari yatewe n'abadayimoni. None ngo uwo mukobwa yari yambaye ipantaro, kandi ari amadini amwe namwe batemera ko igitsina gore ko ashobora kwambara ipantaro.
no ngo babanyamasengesho bahageze baratangira barasenga none ngo bumva abadayimoni bamwe bavuye mu mitsatsi yari afite ndetse ngo barakomeza barasenga bavuye mu mitsatsi bajya mu maguru bamaze kuva mu maguru none ngo babana abadayimoni ngo binjiye mu ipantaro ya wa mukobwa ngo bahise bategeka ngo nakuremo ya pantaro bayitwike bahise bategeka ngo iyo no pantaro igomba kuvamo nimwe abazimu bahungiye tugomba kuyitwika mu izina rya Yesu. Ariko mu by'ukuri yenda sadepa n'imyemerere yawe cyangwa nuko usenga nuko bana n'Imana abadayimoni ndi bari muri ya pantaro iriya pantaro yazize ubusa. Ubwo bari yenda berukanye abadayimoni bavuye mu mutsatsi bavuye mu birenge bari bafite n'ububasha bwo kwirukana abadayimoni bakavuye mu mwambaro uriya mukobwa. Dayimoni akagenda uko yaje bone ntiyazanye ipantaro ndaneco yazanye hano ku isi akagenda uko yaje ipantaro ya nyirayo akayisigarana. Umva nta kindi kibazo ndakubaza byose urabisubije. Numva ninga ariko reka ndivuge kuko Yesu yaduhaye ubutware aduha ubushobozi ibyo byose yarabiduhaye. Byangwa dufite ubushobozi bwo kweza, dufite ubushobozi bwo guhumanura, dufite ubushobozi bwo gucyaha, dufite ubushobozi mu cyapfuye bwo kugikuramo ikintu kizima kikaba kizima kandi byari byarangiye. Ubutware Imana yabuduhaye. Numva nta kindi kintu narenzaho. Numva siganye nk'ikibazo kimwe narangiza tugasoza. Ni nk'ikibazo kimwe tugasoza. Ntakivuge kuko ndi tayari kugusubiza. Kuko urumva wenda nanjye ibyo bintu nkurikije ukuntu nizera njyewe David. Nkurikije ukuntu nizera. Yego. Ntanye ntago waza kunsenya ngo mwire ngo umudayimoni ari hariya kandi uri umukozi w'Imana guhamagara ngo numwirukane. Urumva? None urangiza umbwira ngo nuko cya kintu tumanza tukagita. Reka ndahago dayimoni aba mu matera. Naye nakagombye kubabwira ngababwira ati mujijuke. Ariko ngiye nifashisha umuntu w'umuhanuzi. Pastor Munamona hangane n'umuhanuzi. Ndi umuhanuzi kandi maze imyaka mbanura. Amaze n'imyaka myinshi mu nubwo biruvuga ngo nari umugabo ndabwo ihabwa indebe ni umurimi yavuze ngo nakandagiye ibanga rikandi kumenere nari umugabo ndabwo ihabwa indebe ngo umukozi ku murimo newo Imana yemera. Yesu ndacyakariho kandi ndacyahatana kuba umukozi ku murimo anditeye ku burambe. Nziko nabonye byinshi numvise byinshi bitandukanye ariko iteka mbora nisanga ku mavi senga mvuga ni komeza umbe kuba umukozi ku murimo kandi Yesu nyemere. Amen. Ngiye ikintu ngiye kuvuga twavuye ko abahanuzi baza mu rugo bakavuga ibyo nk'ibyo ariko hari abandi bahanuzi batuyobeye baducanze. Umuhanuzi wamubwiye ati nsengera uti mukozi w'Imana nsengera kavuga ati ngo ngenza muri isengesho ryanjye no kumanza ugashyira kuri telefone yanjye 50. Wabyumvise ikintu nshatse kuvuga ati banza ukora iki kugira ngo ngusengere kugira ngo nzi wawe banza ukora iki wenda agatikana birumvikana umuntu akeneye kumusengera yakweza agati kukagira akeneye kugera iwe ariko nicyo nukuri pe je tukivugisha ukuri yakweza ko gatike nangurikiye nemera ko umukozi w'Imana kwa mutekerereza tike ko wamuha amazi ndetse aho bishoboka ukamugurira n'umuceri n'inyama akajya kurya ariko yenda nsubiza nubwo warutaramara kumbaza uyu mukozi w'Imana gushyiraho ibiciro ubanza gushyiraho ibiciro ubanza gutegeka kavango mbere y'ukonza urabanza usevinga ya mafaranga mbere y'ukonza urabanza ukore bingibi uwo nawe abagifite ikibazo yenda namuburira kwihana ariko nanone ngomba gukoma urusyo kandi ngakoma n'ingasire ni byiza nawe ubaye uhereza Imana agaciro yenda tekereza ku mukozi w'Imana birashoboka ko wamuhamagara afite ikibazo fulani gikomeye abanza yenda utegure n'itike uretse ko njya numva ngo hari n'abayanga yenda arava yenda Kigali yaje Rubavu tuzikari 3,000 yenda abaye menshi na 500 yenda arafata na moto y'igihumbi yabaye 4,500 agatangira avuga ngo banza wereze 30,000 ya tike. Ibyo ndabwo bari byiza
kuko tujye dushyira mu kuri, niba ari moto ni moto, niba ari imodoka ni imodoka, ahubwo yenda njyewe yaje gusengera ni njye urongera gutekereza icyo ngomba gukora shingiye ku Imana ingoreye. Buriya n'ikindi kintu twabwira abantu badukurikiye, buriya umugisha urakorerwa. Shobora kungiye kuza kugusengera nditaye kuri tike yawe, nditaye no ku bindi byose, njyewe ngaba ngorera wa mugisha. Shobora no kutamba tike yenda ndayo ufite, ariko yenda ndagutabaye, Imana irangoresheje, ndagufashije, nubwo burwayi turasenze birakemutse, nicyo kibazo wari ufite turasenze dutegereje igisubizo. Shobora kuba n'ukuri ndani igihumbi wifitiye, ariko nge ngazi wawe nje gukorera Imana, kabishwa nubwo twambaye tike, ariko undi muntu Imana ibiteguye, Imana ishobora kuzakoresha akabona umugisha, nanjye ngabona umugisha. Ubwo rero abantu tujye duharanira guhabwa umugisha n'Imana, kimwe nuko nawe wamba tike yawe. Nge njya mbwira abantu nasengeye, bamba tike rimwe na rimwe ngababwira ni buriya ndabwo yembaye kuko ngusengeye, kuko Imana iraguha ndi mugura. Ushobora no kuyimba, hari n'abajya ngo bategeke ibitambo, ntacyo waha Imana cyagura ubuntu bwayo yaguhaye, ntacyo waha Imana cyasimbura urukundo yagukunze, ndacyo. Ibyo dukora byose tubikora kubw'ubuntu bw'Imana. Rimwe rimwe niyo mpamvu mbwira ng'abantu tuba twasengeye, niba mbaye tike ngabati uriya ndumbaye tike si uko nagusengeye, kuko ibi ngoze nzi neza ko ndimo ndakorera Imana ingururano n'ubugingo. Cyakora nawe Imana iguha umugisha kubundekerejeho. Burya abakozi b'Imana tubere abandi umugisha, tujye kubabera umutwaro. Cyakora nawe yenda watabaje ngo bagusengere, nawe ifuze gukorera umugisha kuri wa mukozi w'Imana, aho bizagukundira, aho bishoboka nawe ifuze kuba wamukorera umugisha. Numva aricyo nagusubiza mukozi w'Imana. Urumva ikibazo nari nsigaranye ni kimwe cya nyuma wahise unakivugaho. Ntago ndi buku kibazo rwose, ni kino kibazo cy'ibitambo. Bakavuga ati kugira ngo umwana wawe akire ugomba gutanga ibi ngibi, nanakweke ko ashaka kubifataho pe, ahubwo ugomba kugenda ugakora iki nk'iki ugasitanga igitambo. Nangiye kukibaza ko wabivuzeho, nabivuzeho kandi kandi nshakana nabisubiramo. Buriya Bibiliya ivuga ibitambo, Bibiliya ivuga ibitambo, ariko nanone igitambo ni kivuye ku mutima w'umuntu. Buriya shobora no kugusaba amafaranga 300, ariko hagira ikikuvuye ku mutima ukaba wangurira n'inka ya miliyoni, kuko nono bikuvuye ku mutima. Ubwo rero ushobora no gutanga icyo gitambo niba ari ikibazo kikanaba, niba ari uwo gupfa kanapfa, kuko nyine Imana iraguha ntabwo mugura. Uguze n'Imana byaguhenda, kuko ibintu byose Imana ikora ibikora mu rukundo rwayo. Natwe rero ng'abakozi b'Imana twagakwiye gukorera mu rukundo Imana igahabwa icyubahiro. Amen. Pastor rero tugana ku musozo, ugira ikintu ijambo wabwira abantu cyangwa se wabatangaza cyo wumva watagenda utakibabwiye? Mbikubwiye ibindi bikurikira. Yenda icyo nabatangariza ng'abantu bagomye badutega amatwi, tugana ku musozo rwose, nasoza tubasomera rino jambo ry'Imana riri muri Matayo mu gice cya 18, ndetse ndasoma kuri umurongo wa mbere ngeze ku murongo waho wa 6. Aratubwiye ngo icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ahamagara umwana muto amuhagarika hagati yabo, aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko niyo mudahinduka ngo mumere ng'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzicisha bugufi ngo uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Uwemera umwana umwe muto nguyu mu izina ryanjye ni njye aba yemeye, ariko ushuka umwe muri aba bato abanyizera akamugusha, ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri mu nyanja. Isi izaboneshwa
ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano. si impamvu nsoje mbwira uwo dukurikiye iri jambo, mu by'ukuri umuntu ashobora yenda kuza kuri njyewe afite ikibazo, afite umutwaro umuremereye, mu mwanya wo kumuruhura yenda akaba ari nanjye wamubera igisitasi, ariko buri ibyo si byo, ibyo si byo. Niyo mpamvu Yesu yatanze urugero kuri aba bagabo babigishwa bari batangiye gusiganira iby'ubukuru, ariko arangije izanira akana gatoya agashyira hagati yabo ati dore ushaka kuba mukuru abanza amere nguyu. Kandi Yesu yaduhaye urundi rugero ngo ushobora kugusha uyu mwana washobora guca bugufi ngo azahambizwa urusyo. Turi abakozi b'Imana, turi ibihumbi n'ibihumbi ku isi ya rurema, ariko twifuze kubera abantu umugisha. Niba abantu batuje dukora uko dukora kose tubakundisha Imana, batavaho banze Imana, kandi Imana ari urukundo, dutume banyoterwa Imana. Ubwo rero ngaba narangiza ndanga ubujyanama kandi mvuga ni uzabona ishyano wowe abantu biringiyemo gukiranuka kuko bagasanga uri kubagusha. Imana izagusangiye umucyo w'Imana uzabe kuri wowe. Icyo dukwiye gukorera Imana ni ukugira ngo abantu tubahe urukundo rw'Imana, abantu bishime mu Mana, tutagira uwo tugusha, tutagira uwo dusubije mu bibi, tutagize uwo dutumye azinuka Imana, avuga ngo niba ari gutya Imana ikorerwa, niba ari gutya Imana ikora, nanjye sinzongera kuyikunda, kuko twerekana urukundo rw'Imana kandi gutya Imana iriho kandi yaturemeye kudukunda. Numva aricyo nasoza mbwira abadukurikiye. Murakoze. Bazabwira abantu badukurikira umuntu ukeneye gusengana nawe, cyangwa se ashaka kukugisha inama, cyangwa se n'abapasiteri, cyangwa se n'abafite babandi bizangiye zose twagiye tuvugaho. Twavuze ibintu byinshi, twavuze iby'amatorero, tuvuga iby'abakozi b'Imana bagenda bagase, twavuze byinshi. Tanga nimero yawe umuntu ngukeneye kugira ngo abe yakubona. Hageze wangenera ngo mufashe, ndi umusenzi, ndi umuvugabutumwa, n'ikindi kintu cyose Imana yangoresha nagikora. Cyangombwa nuko Imana niyo kubahwa, kandi ndi mu bayubaha, kandi nzabihatanira kugeza ku munsi wanjye wa nyuma wo ku isi. Inimero yanjye rero ni 078 24 53 826, kandi iboneka no kuri WhatsApp. Nanjye narengeye kukongera. Turabashimiye cyane ko mwitabira ubutumwa bwa Gone Arc TV kuri Ndi Mukristo wawe, nabwo kuba wanahaje nabwo ni byiza. Turabashimiye cyane. Urakoze cyane, kandi natwe twishimye kuduha karibu hano kuri televiziyo. Imana ishimwe cyane, mwakoze. Rero reka tunashime n'abantu bakomeje kudukurikira, muri Imana akomeze kubana na